Amahoro. Amahoro. Umeze mute bavandimwe? Turamahoro. Yego mbashimiye Imana rero. Muri bande? Inkunda Yesu inosa hano kuri Simerwa. Yego. Nanjye ndi umukiranutsi. Agizwe umukiranutsi nyine no kwizera amaraso ya Kristo. Wadupfiriye nyine agapfira ibyaha byacu. Ababishakashaka mu ngufu cyangwa se mu mbaraga zabo. Ndagira ngo nanjye nabikoze cyane ariko nageze ku gisubizo, sinageze ku bugingo nari nkeneye. Ariko kubwo kwizera amaraso ya Kristo Yesu byatumye mpinduka umwana w'Imana bidasubirwaho. Yego. Ubwo rero nyine abantu benshi bafite icyo kibazo. Nyine gituma bashaka Imana ni ikimenyetso kigaragaza ko batayifite. Kandi kuba batayibona nyine ntibazigera banayigeraho biturutse mu ngufu zabo cyangwa se mu ntege zabo. Cyane ko imbaraga za muntu ni nkeya. Imbaraga z'ubunyabyaha, Imana ikunda umuntu ukiranutse. Rero aba bantu bose baba bafite inyota ndetse n'inzara yo kubona Imana ariko n'ubundi ntibayigeraho kubera ibyaha byabo. Yego. Bari bakwiriye kumanika amaboko rero bakemera ko ari abanyabyaha, ahubwo bakemera Kristo Yesu wakoze mu cyimbo cyabo akabakora icyabananiye, cyane ko nyine umucunguzi n'icyamazi. Umucunguzi aza ari uko wananiwe wamanitse amaboko. Ubwo gucungura kubera ko gukora byananiranye n'icyo ukora bitemerwa. Yego. Bakwiye kumanika amaboko rero bakareba ku musaraba, bakareba Yesu, bakareba aho umukiza bibakuyeho byose. Akareka kugaragaza ingufu zabo gato bajye banabyumva neza. Ese bageze mu ijuru kubera imirimo bakoze cyangwa se ibyo bakoze, Imana ntago yazabakira? Yego. Kuko icyatumye tutanamanuka mu ijuru ni agasuzuguro yasuzuguye Imana, yitekereza ko hari ibyiza. N'umuntu akoze agaturuka mu ngufu ze, Imana rwose ntago yazamukira, yazagera mu ijuru abamarayika baramya ati nanjye ndaramwa kuko nakoze cyane ndi mu isi kugira ngo ngere mu ijuru. Ariko Imana ishimwe nanjye ubwanjye yakijije, cyane ko yankuye nyine ahakomeye nanjye nari narakoze n'abatagangaye. Ariko Imana ihimbazwe kubera ko yahishije ikanyura rw'iteka. Ari nacyo kibazo abantu benshi bafite. Ariko nshimiye Imana, namwe bavandimwe mukomeze kuvuga ubutumwa bwiza. Nimubwira abantu kuri, cyane ko n'ubundi ababumva bo bazabana bake cyangwa baba benshi, kubera ko n'ubundi baracyashakashaka mu ngufu zabo ariko ntibazabigeraho. Imana ishimwe rero ku bwanyu. Simon bamugisha n'abakiranutsi yakijije bari mu Rwanda, amatorero muri rusange yose mbumbiye hamwe kuvuga buri umwe sinaba yatwara umwanya muremure, ariko Imana ishimwe ku bwa byose tugomeje kuduha muri Kristo Yesu. Simon bamugisha. Yego. Allo? Allo? Oui. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Allo? Turakumva. Nanjye ndabasubije bavandimwe. Nshimiye Imana kubwira ijambo Imana iduhaye. Urinde? Ni mama Delphine ni ingongo. Yego muvandimwe. Nshimiye Imana kubwira ijambo Imana iduhaye. Yego. Kuko bose ngo bakoze ibyaha ngo ntibashyikire ubwiza bw'Imana. Yego. Ndabona ngo dutsindishizwa n'ubuntu bwayo ngo biduhereye ubusa. Ubwo gucungurwa tubonera muri Kristo Yesu. Yego. Muri ndagatifu abangu ariko ngo bahabwa kuba intungane n'ineza yayo. Yego. Ibibahereye ubusa. Babikesha gucungurwa na Yesu Kristo. Yego. Imana ishimwe kuba ubutungane nyine. Yego. Imana yabuduhaye kubw'ubuntu bwayo. Ntawakora ngo abubone. Ndabwira abantu nyine bateze amatwi radiyo ko nabo bakwiye kwizera Kristo kuko niwe waducunguye. Yego muvandimwe. Uhabwa ubutungane kubwe. Nyine twaraguranye. Yego. Yaratuguraniye atwara ibyaha natwe tuba intungane. Imana ihabwa icyubahiro, reka nta nk'umurongo. Mama Delphine udusuhurize bene data aho ngaho cyane. Yego turabasuhuza. Yego urakoze cyane. Imana ishimwe. Allo?
umuvandimwe aba yishimye. Umuntu Imana yakijije urupfu rw'iteka banezerewe cyane. Urumva abavandimwe baduhamagara baba bafite ibyishimo hashingiye ko Imana nyine yabemeye ikabaha ubugingo buhoraho bubonerwa nyine mu gucungurwa na Yesu Kristo. Uriya muntu wari waduhamagaye mbere banza yari ku Gisenyi yariho ngavuga ngo ari gushima Imana ko ngo icyo yamukoreye gikomeye ngo yamukijije indwara, ariko indwara zo zirahari n'izindi zizaza. Allo? N'uwo yakijije urupfu yarangiye arapfa. Yazuye Lazaro ubusari. Urumva rero gukira indwara byo bayikira indi kaza. Allo? Ndani. Turakumva. Allo? Turakumva. Ndashimiye Imana abavandimwe. Nitwa Muhanuzi Filipo ndi Kigali. Shimiye Imana ko nanjye yangize intungane ntabigizemo uruhare n'imirimo yanjye itabigizemo uruhare. Imana ishimwe. Allo? Turi kukumva neza. Nkashimira Imana ko bavandimwe mu mpano nyinshi Imana iba yarabahaye kandi yanaduhaye twembi uburyo ibirimo igenda isakaza ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bave mu kajugane k'ibi na biriya. Ntabwo by'ukuri agakiza kaboneshwa n'imirimo umuntu yakoze, ariko twese niko twari tubizi, nanjye niko nari mbizi, dore ko nakoze byinshi cyane nshakisha ubwo bugingo buhoraho, nshakisha ku gakiza. Ariko maze guhishurirwa ijambo ry'Imana, maze guhishurirwa icyo Yesu yakoze ku musaraba, nisanze ahubwo nari umugomeramana wuzuye. Ariko nshimira Imana kuko nyine yatanze imbabazi kandi ikazitanga kera ntaranabaho. Yego. Maze kwizera nahise numva amahoro. Amahoro ntigeze numvira mu madini, amahoro ntigeze numvira mu misozi no mu bibaya. Yego. Ubwo wari wakiriye umwami w'amahoro? Yego rwose. Ubwo umwami rero yatura mu mutima wanjye, yanyeretse ko ibyo nakoraga byose ntari kuzabona ubutungane, ahubwo nari umutindi nyakujya ku bintu bijyanye n'ubutungane Imana itanga. Hari imirongo myiza mwashomye najyaga nsoma nkiri mu idini ariko sinyisobanukirwe, ariko noneho Imana imaze kunkiza ikampumura ku maso niho nayisomye nkayumva. Ntabwo by'ukuri ubutungane butangwa n'imirimo dukora. Yego. Ahubwo kubushakisha ni nako kubwihangira, kandi ubwo twihangiye ntabwo buba bwemewe ku Mana. Yewe nubwo wabuha abantu ubwabo nabo ntibabwemera, kuko nyine ntabwo mwene Adamu yakora ibyiza gusa kandi ntiyakora n'ibibi gusa, kuko igiti twariyeho ni igiti kimenyekanisha ibibi n'ibyiza. Yego. Ubwo rero iyo mvange ntabwo Imana yayemera. Nkunda kuvuga ngo Imana iza gutanga ijuru kubw'imirimo, nanjye n'abandi ubwo ntitwari kuribona kuko dukora bikeya kandi bivanze. Nkaba nshimiye Imana rero uwo mukiro yaduhaye kandi dukomeje no kwamamaza bavandimwe. Yego. Ni ibintu bifite agaciro, birusha zahabu guhenda nyine nk'uko Imana yabivuze. Nkaba nshimira Imana rero ko ubu nabonye amahoro atagabanije, amahoro mu mutima, njyama nkasinzira ntikanga, nkabaho nkavuga ngo ijuru naritakaza, ngo naribura, ngo byagenda gutya na gutya. Nkabaho naramenye aho ubunyabyaha bwanjye bushingiye, nkaba naranasobanukiwe n'aho ubutungane bwanjye bushingiye. Yego. Ndashimiye Imana rero bavandimwe, suhuza n'abera bose, ab'i Kigali, abo mu zindi ntara. Yewe shimira namwe bavandimwe mukomeje gukomeza ko bagize inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana ikomeze ikora umurimo wayo muri twebwe no mu bandi. Murakoze cyane. Nawe Imana iguhe umugisha, ubwo message yawe urayitambukije. Yego rwose. Amahoro. Urumva yari havuga ko Imana iramutse yanajyana umuntu mu ijuru yakoze, ngo n'ubundi ntiyarijyamo kuko akora ibyiza n'ibibi ngo akavanga. Umuntu akora ibyiza ndetse n'ibibi,
kandi kugira ngo ujye mu ijuru byasaba ko ukora ibyiza gusa ariko umuntu akoze mu buryo akora ibyiza ariko agashyiramo n'ibibi. Erega nta n'uburyo wakora returo ngo uze gukora ibyiza nese ko uba warabanje gukora ibibi ubundi ibyiza wakora ntuwumva ko uje gukora yamvange cyane rwose. Imvange ntabwo Imana yemera. Ntabwo imvange Imana yayemera. Halo? Oui. Halo? Imvange ntabwo Imana yayemera. Halo? Amahoro. Bene data nyine turashimira Imana. Ifaranswazi Karongi nyine. Turi gukomeza nyine kwishimira Nyagasani nyine kuntu twakiniwe nyine na Nyagasani mu kibuga ariko akadutsindira. Twumvise nyine tubishimiye Imana cyane kuko kera nyine narakoraga. Kibwira ko nyine ari byo birabasha kunyiza. Ariko nyine Nyagasani Yesu yaje kumpishurira uburyo ki ari we wakoze ivyemewe n'Imana. Nandi kubishimira Imana rero kuntu nyine iyo ntsinzi nyine ya Yesu yayimpaye nyine nkabasha kuyibarwaho nk'aho ari njye wayitsinze iyo ntsinzi ya Yesu. Yego. Numvise rero ndishimiye Imana muri Yesu. Nari ndi no kureba ukuntu rero nyine nta kintu na gito nakoraga mu idini ngo kibashe kuba cyama amahoro. Yego. Narakoraga ariko nyine nimbashe kubona amahoro nkiyiriza ubusa. Ariko nyine nimbashe kubona amahoro. Erega nuko Imana buriya kuko ari itanga amahoro. Wibwiraga ko ari uri gukorera ariko burya ntabwo yariyo. Ntabwo yariyo. Kuko Imana itanga amahoro ndikorerwa. Yego. Ariko nyine Imana yaje kumenyesha uburyo ki wa mugani nyine idakorerwa. Imbwira ko nyine ibyo nakiranutse byose nyine ngo ari ubushwambagara. Yego. Ndetse bwuzuye ibizinga. Maze guhishurirwa nyine yuko ibyo ngibyo ari ubusa inyereka Yesu ko ari we nyine wakiranutse ufite ubukiranutsi butunganye kandi bushimwe n'Imana. Nkaba mbishimiye Imana rero namwe bavandimwe mbashimiye Imana. Namwe Imana ibahe umugisha. Ngomeze nyine kubashimira Imana kandi nyine nyine data bose aho bari. Kandi nyine na bene data bose nyine bina Karongi nabo nyine barabatasha cyane. Natwe abakiranutse ba Karongi tabasuhuje. Yego nyine bene data bazariya na Bernadette bose nyine bakabatasha cyane. Bene data nyine amahoro meza. Amahoro muvandimwe. Yego. Urabona hari ijambo muvandimwe igeze avuga agaragaza nyine yuko ngo yari umutindi nyakujya ariko agakenera no gukorera Imana. Nabitekerejeho cyane nsanga ubusanzwe iyo bivuze ngo umutindi nyakujya ni umuntu utagize icyo afite, udafite shinge, udafite kivurira. Ibaze uwo muntu udafite kivurira kuza noneho ngaje kugira ibyo akorera umutunzi w'ibintu byose. Ubwo urumva aho ngaho nukujijwa gukomeye. Ahubwo wowe udafite namba, udafite kirengera, uwo mutunzi wa byose akeneye kukugirira imbabazi kugira ngo agukungahaze, akuvane mu bukene akuzamure mu bukire. Niyo mpamvu yavuze ngo utagize na kimwe afite ntuze naze muhereze ku busa. Hari umuntu ujya kumva aravuze ngo kujya mu ijuru byo ngo ni impuhwe z'Imana. Nyamara iyo uvuze gutyo nyine basi twebwe tuba tukumva izo mpuhwe Imana yarazigize. Ni nacyo turiho. Halo. Oui. Mwiriwe bavandimwe. Mwiriwe neza. Uri nduherereye he? Twatawuje nimperereye murangi. Yego. Ndashimye cyane. Yego. Ndagira ngo nanjye ndabashimira cyane kubw'ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mitima yanyu kandi yifasha abatarizera Yesu Kristo nk'umwami wabo bakizera ko abakijijwe abakirisitu
ariko batarakora hari ibintu Imana yateguye Imana yateguye kugira ngo abantu babe bakiranuke yateguye urupfu rw'umwana Yesu Imana yateguye ko ari urwo gupfira abari mw'isi bose noneho ukiranuka kwacu ari ubushwambagara kandi tugaragara ngabaho tuvuga ibitangaza by'Imana tugaragaza byinshi tugendera ahubwo tuvuga ko ariko bakiranutsi nyamara turi ibyo twakoraga byose twabikoraga muri kamere tutarizera umwami Yesu noneho hari abantu bashaka kugira ngo mvuge hari ubundi bunyabyaha byaje bikunze gomba guhanwa byaje bikunze gomba guhanwa ariko ibyo twagomba guhanwa hari ubutihiza arabihanirwa bituma tutabigeze kubaza nk'uko twagiye mu byaha tukitwa bifitemo uruhare niko twabonye kiranuka abatwishijemo abibwira rero ko bahagaze birinde bataguha wa mugani wabo ariko iryo abantu bizera hari abayizera ubutwambagara hari abameze abadafite ibyo byiringiro muri bo ahubwo ugasanga buri munsi hari umuntu wigeze kutubwira ngo uko umutima uteye ujye uvuga ngo Mana mbabarira ibyo bintu ngo nibyo byatuma ngo nibura ugaragara nk'umukiranutsi ariko mu by'ukuri nubwo wabivugisha igihumbi ku munsi ntibyaguhindura gukiranuka igihindura gukiranuka k'umuntu ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo ubundi ukemera ko uri umunyabyaha muri wowe wabizembe uko umeze n'imikorere yawe ukoze mu cyaha ahubwo gukiranuka kwacu kwabonetse muri Yesu kuko Yesu ari umukiranutsi mbega we akiranuka abamwizera bose bakaba yarabatu intungane yego sawa urakoze cyane nanjye nifuje gutanga ituro ryanjye urakoze turagushimiye asante muganga yego twakakira undi niba ariho